kubanza kucyegera neza rwose uko babivuga isanzwe cyagiteye gihiga cyane yaba kuri nyamara abari uguhaka bari uguhaka wategaho neza ariko uko Aye mfite amatsiko neza yakubwira ngo wirire wagifata udahabaje twese yagwashye none ni modoka rero yicyo uzaze nguyumva Haydi haysi. ndanye kuko Barati. zamuka vuba nabo badurire muri za nzira tujye kureba wa muntu turebe ko tubona amafaranga nugira izindi nzira ukatiramo none dore babwiye kugifotora no mu mababi yayo rega ngo nahara hejuru kiravuga neza ko ari mu buseka cyangwa nacyo ndafata no mu rwego nurire numve niba mu mashami ari mu kazi nyine Baje ramuja barama. Kuko ni babo bicaye hano zamakuru yayo. Bino sanga amakuru. Uramuzuziho iki se wabo? Nkuko nakomeje kubibabwira rero nari nasimbukiye hahandi insinda nkuko amakuru yakomejwe kuvugwa hirya no hino bivugwa ko hari igiti kiri kuvuga ndetse kikavuga nk'umuntu ngira ngo rero ndahigereye bwite ndetse n'igiti nkigezeho kugira ngo nze kumenya amakuru nyirizina uko bimeze ariko ngewe nkihagera rero nk'umunyamakuru wa Kigali 500 TV uretse ijwi ryari ririmo rimeze nka radio yabuze amabuye ndetse rigusuma cyane niryo ndi kubasha kumva ndetse ugerageje no kwegera igiti bwite iryo jwi nawe wabasha kuryumva ngira ngo rero ukurikiye kamera za Kigali 500 TV kuri screen yawe yaba ya telefone cyangwa se ya machine ngira ngo urumvamo irijwi naryo ko risumira ndetse tuganiriye na bamwe mu bahaturiye batubwira ko iki giti kigira urusaku rurerure mu masaha ya mu gitondo ndetse no ku masaha ya nimugoroba cyane akaba aribwo gisakuza cyane ndetse bamwe mu bahaturiye batajya babasha gusinzira bitewe n'iki giti bivuze ngo rero bamwe muri bamwe nubwo batwimye amakuru baragira bati kiramutse kihavuye twagira amahoro ese turasaba leta ko yadufasha iki giti ikakihakura tukamenya niba ari ibiki birimo hasi cyangwa se ari igiti bwite nyirizi ariko natwe tukajya tubasha kurara dusinziriye rero amakuru tuzamenya nyuma y'iki giti cyangwa se uko baba bagikuyeho cyangwa bataragikuraho tuzakomeza kubakurikiranira nk'umunyamakuru wa Kigali 500 TV nge nari Hassan Nyawe ndabakunda cyane ciao ciao igiti ko kiri gusamira cyane mukamutuye hano mwebwe mukiziho iki ntacyo tukizi ko gisamira kuri bimaze igihe kingana iki n'ibyumweru nka bitatu ibyumweru nka bitatu gisamira gutya gisamira gutyo nko nk'iradiyo hanyuma ko batubwira ko mu masaha ya mu gitondo ndetse na nimugoroba kivuga cyane kurushaho yaba ariko bimeze niko kiravuga cyane kirasamira cyane ku bari batanze amakuru bavuga ko ejo cyavugaga kikavuga ko imvura nibatagitema imvura itagwa niko bimeze na menshi ikisanzwe kirimo nuko gisamira nka radio nibyo muzi radio gusa nta kintu tutizimo kuva mbere ntabwo byari bimeze gutya oya bije vuba muratekereza ko byaturutse kuki ntabwo tubizi rwose twakibonye gisamira kure yuko nawe wacyumvisha byagera ku manywa mu masaha mu gitondo kikongera ijwi byagera nimugoro kikongera ijwi hanyuma ubu ngubu urumva ko ijwi ari rike ariko kiri gusamira ijwi ryabaye rikeya ariko nka saa 12 uze kuza wumve kiba kivuga nk'iradiyo yabuze amabuye kivuga mu gifaransa iwe neza amakuru yawe amazina yawe nitwa Nsekanabo Eric duhuriye kuri iki giti turahagusanze hari amakuru waba ugifiteho wowe narinje muri aka gace numva ngo igiti cyaravuze nk'ahantu kwa Nyirabuhoro ahantu bavomera amazi nsinda narinje kureba nanjye nuko ngo n'igiti cyaravuze hanyuma uhageze wasanze bimeze bite
mageze numvishe gisamira sinumvishe kivuga nanjye byanyobeye. Amakuru abantu bari kuvuga ko iki giti kivuga mu masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha nimugoroba urundi rusaku rumaze kugabanyuka, wowe waba wabyumvishe ute? Niko nabyumvishe ariko nanjye narinje kukireba nyine ntabwo mfite amakuru ahagije. Ntabwo ufite amakuru ahagije. Icyo uri kumva ni iki none aha ngaha? Ndimo ndumva gisamira, niko ndi kucyumva. Nawe uri kucyumva ko gisamira? Okay. None si ibyo bavuga ko kivuga nk'abantu kikavuga kigasakuza, waba hari icyo wabyumvishe wowe? Byo ko kivuga nk'abantu kigasakuza ntabwo negeze mbyumva, gusa numvise gisamira. Icyo mva no gusamira. Ariko nijoro ngo kirasamira cyane ku buryo kirangaza n'abantu. Nijoro kirasamira cyane ku buryo kirangaza n'abantu. Hanyuma bwe mwebwe murasaba iki? Nawe aho utuye cyaba kikugeraho kikagusakuriza cyangwa? Ntabwo hano yakinsakuriza, ariko kubera yuko mbona giteza umutekano mukeya, y'abana bavuye ku ishuri baraza bose bakwirunda hano n'abana ba garidiyeni, imodoka ku buryo ushobora no kuba yabagonga kubera kukirangarira. Igihe cyo nifuza kumva bagikuraho. Icyo wifuza nuko bagikuraho kugira ngo urubyiruko ndetse ruva ku ishuri rukaza kwiga ruhahagaze, bakaba bagikora kugira ngo rwe kujya rukomeza kuhahagarara. Ese ubuyobozi bw'umudugudu cyangwa se bw'akagari hari ubwo baba barabimenyeho? Abayobozi nabanye barahageze ariko ntabwo nzi icyo babivuze. Ntabwo uramenya umwanzuro w'ibyo bafashe? Ese mama kuba ugifashe wagitezeho n'ugutwi ntabwo waba ufite bitewe n'ibibirimo? Urumva kirimo gisamira. Ibyo bari kuvuga ko uri gukoraho kikavibura nka telefone, byo urabivugaho iki? Hanyuma se mama, amakuru dufite ko ejo cyavuze ndetse kikanyara n'amazi, hari icyo waba ubiziho? Babivuze neza ko cyazanye n'amazi ndetse kikanavuga ngo niba atagitema imvura ntiribugwa, ariko ejo imvura mwarayibonye? Ariko byibura mwagerageje kuyibona. Ubwo bivuze ngo kubavugaga ko icyo giti rero, ese mama kutavaho aho ntabwo cyaba cyagufashe? Ntabwo cyaba cyagufashe? Cyamufashe. Okay. None se mama ko mbona hasi hano hatose byaba byaraturutse kuki? Ko hano hasi hatose byaba byaraturutse kuki? N'abantu babyina neje imvura yarahaguye. Kuhaza kw'abantu rero bituma hakomeza guhinduka gutya. kirabagomesha abana bacu. Nuvuze ngo buri muntu wese uhageze bashaka kumva ko iki giti kiri kuvuga. Kiravuga ngo kivuga mu ijoro. Bivuze ngo buri muntu wese uri kuhaza ari kuza agatega amatwi akumva uko kimeze. Ikibazo iki giti ngo kijya kivuga, ariko nawe urabizi abantu makuru wawe gifite ko kijya kivuga? Amakuru wari ufite cyaba kivuga nk'iki gutyo? Ni ugusamira gutyo gusa cyangwa hari ubundi buryo kivugamo? Kivuga mu masaha y'ijoro. Kikavuga nk'umuntu bisanzwe cyangwa n'ubu buryo kivuga? Nk'umuntu bisanzwe. Amakuru waba ufite waba warumvisha ko kivuga gute? Kivuga ko imvura itazagwa. Kivuga ko imvura itazagwa. Kivuga ko imvura itazagwa. Bwo bwabo kirabyivugira mu masaha y'ijoro. Ubwo si ikibazo. Ubu bivuze ngo iki giti rero baramutse bagitemye imvura yagwa. Imvura yagwa tukanatwika ubwanga. Mukahanatwika. Bivuze ko twagitema. Iki giti cyaba kiri mu biti bibuza imvura kugwa? Niko bimeze. None mwebwe murasaba iki nk'abantu muhaturiye? Turasaba ko twagitema. Yego. Hano hasi tukatwika. Ese muramutse mugitemye kikabagiraho ingaruka urabitekerezaho iki? Iki ntabwo umva tereka mu biti. Yego. Iki ngiki twegeye. Yego. Twabanza hano ku ruhande tukagira gutya twacukura. Yego. Noneho bakatuzanira esansi tukatwika. Yego. Tukanavugitema nta ngaruka cyagira. Nta ngaruka cyagira muramutse. Bakagana ibihumbi 100 byo kudushimira uko twagitema. None iki giti yaba ari icy'umuturage cyangwa yaba ari icya leta? Kiragaragara ko giteye muri metero za leta. Kiragaragara ko kiri muri metero za leta. Ariko je nagitema. Wewe wagitema. Ukampa ibihumbi 100 byo kwishimira. Byo kugushimira ko wagitemye. Ese uratekereza ko uramutse ugitemye imvura yagwa?
iki umuntu yagitema ubundi kereka kurangaza abo baturage bavuga kivuga yo kwimvira izabo. Ese uramutse ugitemye ingaruka yaza kugukurikiraho nyuma je nayirengera wewe wayirengera nta kibazo ariko nabanza nkacukura no kurana nkatwika hano ku ruhande bahacukura ukatwika ubundi mukama n'ibihumbi 100 okay banze muyashira muri kuri konte ubundi nkiteme giye ubwo rero no kuza kureba abashobora kubigufashamo kugira ngo we wagitema niba hari icyo wagikoraho imvura ikagwa ndetse n'abarangara bakareka nagitema giye nka cyasa giye okay ibingibi bivugamo ukabibona tukarebe uko ari byo ukabibona sora ko harimo ko yaba ari tiyo y'amazi yaba irimo hasi yabihuriye he n'igiti kiri kuzamuka bikavugiramo hejuru niyo mpamvu giye nkubwira yuko twabanza tugacukura hasi ibyo byose byasobanuka twahacukuye igiti tugakuramo n'imizi tukacyasa ibyo byose byasobanuka ukuri kukajya hagaragara kuko iki giti gifite amayobera we shaka mwese murabihamya ko atari itiyo y'amazi irimo hasi wewe giti w'umurenge yego mubwira shira 100 ngiye mbanze mara amatsika abaturage batuyina abanza bishire kuri konti ariko muri kugitema ibyo 100 pesa seti barayama mbona nta munyeshuri yemewe gukegera nacyo kijya kibivuga niba iki giti gikenewe gutemwa byasaba iki kugira ngo byasaba inzego za leta yego wenda n'aba experts bize bita botany kugira ngo iki giti kibashe gutemwa